ya okay. Reka noneho twinjire muri filime yacu iyo bita Magadhera. Magadhera ni filime mbese yakunzwe cyane hirya no hino ku isi, ubaye rwose utarayirebye waba warahombye, ariko noneho kuri iyi nshuro twaje kugufasha kuyibona. Ubwira ngo nta wundi uri kugezaho ni PAPATIGO. Waba ukoresha telefoni, ukoresha machine, laptop cyangwa se n'ubundi buryo bwose wakoreshamo kugira ngo ubashe kubona filimi zacu. Izo zose n'ahandi wazisanga atari kuri PAPATIGO MOVIE. Burya ngo filimi ni nshya bisobanuye muri uyu mwaka wa 2022. Yes. Tubashimira cyane mwebwe mwagiye mukora subscribe. Reka noneho bashyiremo akaririmbo ubundi tuze dutangiranye. Reka kaba kanyuma dutangire aga filimi bakise Magadhera. Yes, warebye filimi nyinshi ariko kuri inshuro none ushobora kuba utarabona Magadhera. Nkubwira ngo nimba warayibonye nabi, kayibone igaragara nabi, idafite amashusho meza, ni ukuvuga ngo nta kindi nkanjye nka PAPATIGO nakoze usibye kugushakira filimi igaragara neza kugira ngo ikunogere kandi ujye wishimira kuyerekana aho ngaho iwawe mu rugo, cyangwa se uyerekana inshuti zawe waba uri gukora share cyangwa se yes ikunogera. Akadimba uvuga ngo na ka David Rutaro ati Silvia arashobora. Yes, tukuvuga ngo aka karimbo niko kanyuma tugera ku musozo dutangire filime yacu. Kuri kintu narebe nkubwira ngo waba wararebye Magadhera ariko noneho hakaboneka impamvu zituma utayireba yose ngirangire. Nkubwira ngo ibice byose turabifite kandi ugomba kubireba neza 100%. So nukuvuga ngo rero naho ndi musobanuzi ni PAPATIGO. Nkomeza kugusuhuza weho udukurikiye kano kanya kuri YouTube channel yacu, cyangwa se nawe nyine nimba bayiguhaye kuri flash cyangwa bayiguhaye kuri CD cyangwa bayiguhaye kuri memory card kabisa. Nkubwira ngo noneho ushaka izindi filimi zasobanuwe na PAPATIGO rero, cyangwa se filimi z'ibihinde z'ubwenge ndetse n'ibinageria, ugomba kujya kuri YouTube ukandikaho agasobanuye bya PAPATIGO MOVIE. Uzahita ubibona nyine akadarapo k'Akanyarwanda, uzahita ubibona neza. Cyangwa se nawe uramutse ushaka kwiga ikigande mu Kinyarwanda, nawe ukiga kumenya ikigande nyine ukavuga ikigande nk'abagituyemo, nk'abatuye muri Uganda cyangwa igiswahili muri Tanzania ndetse na za Kongo n'ahandi kabisa. Nkubwira ngo jya kuri YouTube wandikaho twige ikigande mu Kinyarwanda. Ako kanya ukimara kubyandikaho bizahita byizana kabisa, amasomo yose yatambutse uzahita uyabona. Cyangwa se wandikeho sobanukirwa ikigande mu Kinyarwanda. Ibyo byose nubyandikaho rero ndizera yuko uzatangira kwiga. Igikuru gusa ni ugukora subscribe kugira ngo ukurikire amasomo ndetse ubashe kugendana n'abandi kabisa. Cyangwa se nawe wakora ishuri ugatangira kwigisha abajama bawe cyangwa se inshuti zawe, ubundi noneho namwe munsi mike mugatangira kuganira mu kigande. Nkubwira ngo hano muri Uganda harimo indimi zitandukanye koko, harimo Urukiga, harimo ni ukuvuga ngo mbese izo ndimi zose hano kuri YouTube channel uzaba wemerewe kugira gute kumenya izo ndimi zose bakoresha. Igikuru ni ukujya kuri YouTube ukandikaho twiga ikigande mu Kinyarwanda cyangwa se sobanukirwa ikigande mu Kinyarwanda. Ndizera ko aho hantu hose hazagufasha. Urumva rero yuko kano kanya wariteganyirije kuba warabonye telefoni ikujyana he kuri internet. So mbese nyine nuko nko bimeze, cyangwa se utwandikire kuri 0788880627, maze ubundi nawe utangire nyine kabisa. Niko ibintu biba bimeze. Ndatekereza yuko akaririmbo araha tukagarukirije ubundi dutangira filimi yacu. Nabwiye ko ariko karirimbo kanyuma. Reka noneho dutangire nta gutinda mu nzira, mbese nuko ko bimeze. Ariko nyine nkomeza kukwibutsa wowe utarakora subscribe kabisa, ni ukuvuga ngo ntabwo uzi aho igihe kigeze. Nimba utazi no gukora subscribe tubigisha buri munsi,
ubwo rero ubaye utarabimenya sinzi ubundi subscribe igufasha iki igufasha kujya ubona filimi nshyashya yasohotse uwo munsi cyangwa se kubona video igize gute yatangiye uwo munsi ni ukuvuga rero ngo ibyo byose bigomba kugira gute gukorerwa hano uri kubyumvira hariho n'abambwiye ngo rero kubera ko ntazi gukora subscribe ngo ngiye nta kindi nkora ngo ubundi nyifata nkayohereza kuri WhatsApp ubundi najye nyishaka nkakandaho ibyo nabyo nta kibazo ariko birashekeje none se nta nubwo ubona aho hasi handitse subscribe uba ugomba kureba aho hasi ku magambo y'umutuku handitse subscribe ni ukuvuga ngo wowe nawe ubwawe nta mpamvu yo kwirirwa bikugora uzahabona ukandeho numara gukandaho ikizabikubwira amagambo azahita areka kuba umutuku ahinduke umukara ku ruhande bazahita baguha inzogera nibamara kuyiguha ukandeho numara gukandaho bazahita bakwereka inzogera 3 uhita ukanda kuyo hejuru ubundi urebe neza ese ubundi iyo wakanzeho niyo nubona yagumyeho rero ubwo icyo gihe umenya ngo buri ga filimi kose gashyashya ko dushyizeho cyangwa se video yose iyo dushyizeho hano menya ngo ugiye kuyibonera ku gihe rero nimba hari n'inshuti yawe rero yari itarabishobora nyine ni ukuvuga ngo ese nyine nawe wabimukorera kuvuga ngo ubwenge rero burarakuye tukubwira ngo ga filimi bakita Magadhera yitwa Magadhera kabisa tangiranye n'amaso hano ayabona nyine ni ukuvuga ngo we nuhumbya urahomba niko nakubwira nyine ariko icyo nzi neza cyo nuko utagomba guhomba tugomba kukarangizanya neza cyane rwose nuko nguko barakwereka nyine abarebye Magadhera rero murabizi neza ahantu murahazi ahantu murahazi kabisa barakwereka nyine aho abayikurikiranye neza murabona aha niho wa mukobwa yaragize gute aho yaragiye kugwa mu manga murabibona nyine ariko aho hose nakubwira ngo muri iyi filimi muraza kuhabona izo ni incamake tuba twabanje kunyuzamo kugira ngo mugire gute kugira ngo muze gusobanukirwa n'ubwiza bwa filimi aho ngaho umusore bari bamaze kumurasa imyambi myinshi cyane mu gatuza wibuke umwami bari bamaze kumwica nuhumbya urahomba nyine buri kintu narebe izo ni incamake turi kubanza kubanyurizamo muraza kuyibona neza iri kurangira kurikira nyine unarebe nimba nyine utarakurikiranye filimi niyo mpamvu nahisemo kugira ngo banze nyuzeho iki gice ukirebe neza kugira ngo mu gihe uraba uri kureba filimi uze kubasha kugira gute uze kubasha kumenya ngo ubundi filimi yatangiye gute ubundi kubera iki uyu mukobwa n'uyu muhungu bafite imbaraga zidasanzwe urabona ukuntu nyine icyo gihe byagenze uwo munsi rero umukobwa yahise agwa mu manga wibuka umusore nawe nta mbaraga yari afite ariko nyine nawe urabizi umukobwa n'umuhungu ntiwamenya imbaraga ngo yazikuye nawe yahise amukurikira wibuke nyine niba warakurikiranye neza Magadhera wibuke kandi nakubwiye ngo ahangaha hose turaza kuhabona wibuke ngo uyu musore bari baje gukora imigenzo hano kuri iki kirwa kumwe n'uyu mukobwa rero nyine ibyo byose byabereye aho ngaho kabisa ni ukuvuga ngo niho filimi igiye kugira gute igiye gutangira twagize ngo mubanze musobanukirwe neza ubundi byagenze gute ese umusore akimara kumanuka umukobwa amusize hejuru ese ubundi byarangiriye hariho abagiye babona ngo igice cya kabiri niyo mpamvu rero nifuje kukwereka abayirebye rero kugira ngo aho mwarahabonye ariko noneho nifuje kukwereka neza ngo umenye ngo filimi yagize gute umenye ngo filimi ubundi yatangiye gute irangira gute nta mpamvu yo kujya mureba ibice nkubwira ngo twebwe ibyo bice byose turabifite hano turabifite nta kundi nyine hano rero bari bamaze kugira ngo umusore nyine n'umukobwa barapfuye hasigaye rero ingabo yamukingiraga cyangwa se ingabo yamurindaga nta kindi gisigaye nyine kwari
nk'uko nyine ubona ngo umuntu yapfuye ngo muzane imyenda yiwe yose mbese nyine ntacyo nyine mutazi ntabwo ari bishyashya ku matwi yawe cyangwa se mu maso yawe. niyo mpamvu rero hano naho bafashe ingabo yiwe yamurindaga agiye kuyica mu muriro nyine murabizi ariko izo ni incamake turi kubanyuzamo. niyo mpamvu uri kubona ntari kubasobanurira nyine murihangana nyine niba ariho byabangamiye, ariko reka noneho twebwe tugire gute turebe mu myaka 400. ibyo byose rero ubu wari wicaye hano ariko imyaka 400 igize gute irashize. birakwereka hano hari uwaje kuri moto digi umunyabufindo n'indere banza witegereza. wamubonye ariko cyamamaye umusore mwiza cyane ufunze, baramukwereka arimo aragenda ry'iki nyine. birakwereka hano rero hariho amarushanwa yari yahabaye y'imyacu rero turayitangira. amarushanwa yari yahabaye nyine umuntu yari azi gutwara moto neza nyine nyine nuko nguko bigize gute nuko bimeze. ikira rero unareba sasa rero hano urabizi nyine umukobwa n'umuhungu baje gutembera n'iki byose nyine nawe urabibona. hano rero wari ukuriye ibirori, hano wari ukuriye rero ibyo birori byose cyangwa se ayo marushanwa yari ari kubera aho ngaho, yari ahigereye nyine abanza kubasuhuza ati ndabakunda kabisa. mwese kabisa mwaje kabisa. hano rero hacyaza undi musore nyine w'icyamamare muramubona muri iyi filimi nyine kabisa uramubona ati bimeze bite rero ikinareba ati reka kumbwira byinshi ahubwo gusheta bimeze bite. ati wowe urashora amafaranga ariko turaza kuyakuba kabiri. ati uratanga 5,000 ati wowe ukubirwe kabiri. ati kandi ni ugusimbuka muri metero 20. tukiri aho ngaho rero hariho uwashetse ahita asimbuka ako kanya yahise agwa hasi. ati urabibona yuko nyine ya mbere maze kuyatsindira nyine buriya yatsinzwe urukiro narebe n'igikobwa. ati rasha turi kubibona ko nyakenyereyeho koko. ati nayawe. ati ngewe rero ndasheta noneho 10,000 kurikira narebe 10,000 by'iwabo. ntago wari bushete kimwe cya kabiri ahubwo arasheta 10,000. ati bishyure baha amafaranga arayabereza. ati muvande ayo mafaranga utanze yose uzi yuko yari buzatugira umusitari. abakobwa rero murabeza ati rasha bwo yamaze gusheta ati natwe twese reka tumubetingeho kabisa. barabetinga basha nawe rero yaratangiye yatapita moto umukobwa yakiriye ikiri umuhungu ati zamura wana. umusore mu gusimbuka bumbe bahinduye ibipimo kuri kintu narebe. ariko noneho umusore nyine umusitari cyangwa se umunyabwenge yarazi siporo nyinshi cyane. barakwereka uburyo cyakoze yewe kabisa kabisa. irushanwa yahise aritsinda ako kanya nta bintu byinshi cyane yaratsinze kabisa. bamuhaye ku mazi urukiro narebe. nuko nguko rero nyine bimeze. ati kabisa turatsinze. ati dutsindiye amadolari menshi. umbe umusore kureba neza umukobwa yahise abika amafaranga ariko agiye gutwara amafaranga yacu ati amafaranga yacu arayashikanye. ati amafaranga ariko ati agomba kuyaduha kabisa. batangiye kumuhiga ati ntabwo twaba twaruhiye ubusa. sasa rero bamurindiriye kabisa. nawe nyine urabizi abahinde ibyishimo aho biri batangira kubyina kurikina rebe. batangiye kujya mu myiyereko nyine barakwereka aho ngaho kurikina rebe. ati ntago waducika mukobwa kurikina narebe. batangiye gukoresha za maji. urabizi nyine abahinde nawe kurikina narebe. nonese iyi ndirimbo tuyireke cyangwa tuyikomeze ariko bonye. ariko reka iyi ndirimbo tuyirekemo kabisa. nuko nguko nyine bimeze kurikina narebe.
ya kurikira unarebe mubwira ngo nta wundi musobanuzi ni Papatigo niwe uri kugezaho aka gafilime ya kurikira unarebe ya kabisa ni uko nguko bimeze. Ati rwose mukobwa waduhaye ibyo twatsindiye kurikira unarebe ya kurikira ati rwose ati buno umunezero twatsindiye amafaranga ariko ntushaka kuyaduha ati ho y'abana ati ugomba kuyaduha atari ku musore koko twanyuze nzeho neza ya ariko nyine umukobwa nawe kubura uko agira nyine nawe yatangiye kubayobya uburari kurikira unarebe ya nuko kabisa akazi karakomeje kajya imbere kurikira unarebe ya n'umuziki ni akaririmbo bakomeje kurya ubuzima wibuka ngo uyu musore we yaratsinze bari bazi ngo baramwibye ariko basanga umusore nawe ari umuhatari kurikira unarebe ya kurikira unarebe mubwira ngo aka gafilimi rero tugasohoye muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ubwo rero nimba wakumvaga ukagira ngo mubwira ngo kabisa ni uko nguko bimeze ya reka nkureke ubanze wumve kano karirimbo బొంతమ్మ సుబ్బులు అంతంత ఉన్న ఎద్దులు బోలో బోలో నీకన్నా పట్టాక ఓరయ్యా పొంగేస్తున్నాయి సొత్తులు చెల్ల చెల్ల సిగ్గులేని రైతడెక్కు చూస్తా గోలుమాలు కోక బొంగుల్లో కారైతే మళ్ళీ వస్తానయ్యో కొంగు పట్టి కొల్లగొట్టకు Tick, tick, do, that's good, do. Right up, tick, tick, shake up, shake up, music good, do. Good, that's that. Golden Cordy, step down. ఏంటమ్మా అందులో అందాల చిట్టి గంపల్లో బోలో 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 నాయనా నచ్చింది బావయ్య చెయ్యసిన గమత్తలో చెల్ల చెల్ల చేత దిక్కిందాలే కింది కోడి దాచుకున్న గుట్టు తీయరా తీయరా కాద మీద ఉన్నదని రయ్యో దాక మీద కోపమెందుకు up, hands up, check, check, me luck, tick, tick, do, luck, do. Okay, tick, tick, shake up, shake up, music, do. Bangarikori, 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 benda, vachadandi. Hey papa, hey papa, hey papa, chendavi teeruguttu, chusukondi. Hey papa, hey papa, hey papa. Basu, akuradu dance. Ibyacu rero ntibitsinda reka dukomeze aha ngaho umukobwa yaje yirukanka yasanze umuntu hano ati rwose ati rwose hariho abantu bari kunyirukansa ati waje rwose ukantabara kurikina rebe abasore baje bamukurikiye basanga umukobwa ari kumwe n'undi ni makanika kurikina rebe sasa rero makanika hari ibyo yakoze yarabakanze kurikina rebe uyu nawe ubanza atoroshye kuramo bwa ya aramureba kurikira
sasa hari icyo yabanagiye kurikira ubanzi nawe atoroshya hasi tunarebe Namaste, master. wibuke uyu mukobwa bari kumwirukaho yarabatwariye amafaranga atariko bose wagize ikintu bereka ukareka kunsuzugura mbega abahungu rwose muba muri kwirukanka inyuma y'umukobwa ati hoya master ahubwo uyu mukobwa rwose hari icyo turi kumwishyuza atariko wa musore wenda kuzi afite ibyanyu igikobwa cyabonye ukivuganira ariko reka mfate ati ndanduye ntakwanduza atangiye kuganira atutanyandeza ariko mwana ati ntabwo bivuzwe ngo kuba rero umukurikiranye wapfa kumubona gutyo gusa atariko hagomba kubaho amarushanwa umutsindiye akamutwara igikobwa cyaje hano imbere rero ati rero ibyo muvuze mugomba kubikora mujye mu marushanwa yo kubyina ubwo ni ukuvuga ngo ntaramuka abyinyaka kurusha amafaranga yabo ndayabaha siko meze yaje mu kibuga noneho yahise ahinduka undi yaje yewe kurikira yewe noneho yaje mu ishusho nshashi kurikira narebe koko ariyereka dore imyiyereka yewe dore maji fata reba kurikira igikobwa kirishima binzoka kurikira narebe haya basi asubira mu isura ye ati wambonye ati ntago wakurikira shati ndi namba wani igikobwa kirishima ati umuhungu wayibonye se ntago wantsinda rwose nari nabikubwiye ati cyana baby ati twigendera ahubwo umusore yaratangaye atumva shana wa mukobwa we nagutapaye ngaho noneho reka nanjye nikomereza ibyanjye ati ariko natwe reka tukwereke ati biriya natwe turabizi yewe umusore yatangiye kwiyereka kuri kino rebe umusore arakopera byo igikobwa kikanga amabosi yikanzemo nawe rega umusore mu minota mike cyane ashobora kwigana yewe umusore nawe ahubwo akora n'ibyo bosi atakoze kurikira unarebe bivuzwe ngo ahubwo n'uyu musore nawe ni umuhatari mu kubyina umukobwa yikanzemo kumbe amafaranga yose yahise agururwa n'umuyaga barayataragura ati ariko umusore ati uri umuhatari kabisa amafaranga yose umukobwa yimanaga yadatakaye bamuha ijana ati twarayo ngayo se agira ati uranyemeje kabisa reka noneho twikomereze hano rero sasa rero abasore barakwereka bari mu modoka ayitara bagi niho tugiye rero barakwereka akavura karimo karagwa ikintu narebe ati niko wagiye muri aka kamoto kugira ngo amafaranga yawe ubashe kuyabika sasa hano barakwereka hariho igikobwa kiri kugenda gitega akaboko mu muhanda mu mvura igikobwa cyiza ati reba uriya mukobwa we ati ariko se ati ariko muveho ati ariko kubera iki muri kwihuta cyane umusore nawe yasohoye akaboko kumbe mu kugira gutya hari uwo yakoranyeho nawe yewe kumbe hari ibyamwinjiye sasa bikimara kumwinjira umusore hari icyo yibutse yatangiye kwibuka mu bwami kumbe umusore ni ubwami we ikintu narebe umusore ni ubwami sasa yatangiye kwibuka ibimubayeho kano kanya uwo bakoranyeho nawe mu kiganza hari ibyamwinjiye yatangiye kwibuka bigaragara yuko rero umusore ari uw'ibwami ndetse n'uriya mukobwa ikintu narebe sasa rero mu kureba gutyo urikirarebe ati niko ati gumaho ngaho kabisa mugenzi wawe abanzaze kumbe igisore cyasubiyeyo kirukanka kijya kureba wa mukobwa urikirarebe sasa dore umusore yaje yirukanka aza kureba ahantu wa mukobwa amunyuzeho sasa umukobwa yamaze guhindura
noneho umusore mu kuhagera we yaraje arahagarara areba akomeza kureba wa mukobwa aramubura kubona abona hirya bisi mu kujya kureba ariko ntawabonamo tunarebe agaruka hano arabaririje kandi umukobwa wibuke yamaze guhindura imyenda yambaye iy'umukara ikikobwa ngicyo ariko we ntabwo yigeze yitegereza mu maso wibuke kandi bari kumwe barahagaranye ati nyihanganira gato ati hari umuntu uri gushaka se ati yego ndi gushaka umukobwa wari uhagaze hano yambaye ikanzu y'umweru tunarebe umukobwa yambaye ikanzu y'umweru ati none waba umuzi se ati rwose twaba tuziranyeho gake ariko bidahagije ati nese wamaye aderese ye ati hoya ariko namenya ubundi umushakira iki tunarebe turabona njyewe nawe rwose turaziranye ati nese ni gute waba uziranye n'umukobwa ukaba utazi aderese ye tunarebe tunarebe ati rwose turabona mu minsi ishize twigeze dukundanaho ati rero nuko habaye impamvu zituma dutandukana tunarebe umeje kumubwira ati nta kibutsa rwose yigeze ansigira kurikira ntabwo ati yahinduye n'izina rwose ati ubu ngubu koko namenya amushakira hehe ati ni hehe namushakira ati ubu ngubu asigaye yitwa Indu ati kuba yarahinduye izina rero nta kibazo ahubwo mfasha umaderese noneho nzamushake ati njyewe ndi kujya aho atuye ati ngwino tujyane noneho ngende kumukwereka kurikirire ati uriya musore ari kwigira mwiza ati ariko nanjye reka mwereke yuko atazapfa kumbona kurikira narebe ati niko bamunyuzeho umusore yakurikiye wa mukobwa yibagirwa n'uwo bari bari kumwe bagira aho ngaho barakwereka ati hagarara ati niko ati hano ni iwabo wa Indu se kandi ati ariko se kuri guhubuka bimeze bite ubundi ati none rero ahubwo reka nishyure nkwishyurire ati ubundi genda umunyereke niko igikobwa cyatangiye kumwemeraho kinarebe ati ariko reka kuncika itama aderese yatangiye kumurangira ati zamuka ukati ibumoso ujya urabona inzu imeze urabahageze igisore nticyatinze sasa hano barakwereka kaberege ubwo bivuze nyine ngo ubwo niwe ise wa Indu ati bwira umukobwa wawe ko ndi kumushaka ati umukobwa wanjye cyangwa se umugore wanjye sha ati uri kubona nshaje se uri kubona nta mugore mfite ati njyewe ndi gushaka wa mukobwa wawe witwa Indu ati njyewe se nigeze mbyara ati none se ahubwo murakundana ati ubwo tuvuge ko uri umukwe wanjye none ati urabona rero nyine urabona ati umukobwa wanjye rero n'ubundi yakumbwiyeho byinshi ati ariko banza ube witonze kurikira unarebe ati njyewe nta mwana ngira yewe nta n'uwo ndi kubona nzatunga ati ubundi se kubera iki banyohereje hano ati rero umugore wanjye nturi gushaka ati genda wana niko ati hoshi genda kurikira unarebe ati kandi ntuzagaruke hano kurikira unarebe kamerege akubitaho roge atarashaka umukobwa yewe se hari n'umwe mfite cyangwa yashakaga umugore wanjye sasa kiri aho ngaho kiri kwitunganya umugore we yaraze ati niko cha ati ubwo ngubwo wabonye undi mugore none ukaba uri kwivugisha ibyo ngibyo ceceka aho ngaho ariko urekera unarebe ati njyewe ibyo ngibyo nibyo ntashaka ati ubwo wasanga wabonye umwiza kundusha urekera unarebe ati rwose ndakurahirira mukuri ntago ari maraya yanjye
Rebe ati Imana yo mu ijuru nibize rwose ati kandi abizi ko ntakubeshya ati nkoze ibishoboka byose ati mbabarira ati we ntukarahire rero ati kubera ko ushobora kuba uri kubeshya ati none se urahiye kuyihemana wibuke bamubujije ko kuvuga ari gukora ibimenyetso ngo yarahiye ku Mana ngo uvuze Kirishi urahiye ku Mana Kirishi ati rwose nuko ngoko rekero narebe ati ntukajye urahira gutyo sasa rero tukiri aho ngaho umusore yaragarutse aza kwa Indu ati niko ati kubera icyo wamaye aderesi itariyora atari ibyo n'ibyo wa musore we ati weho nimba nkwaye aderesi ugasanga naho hari nyine ubwo menya nyine ngo naho ari nangega nawe nzi kobwa kigaseka urikiro narebe అమ్మాయి నా ప్రాణం అండి అసలు ఇంతవరకు అమ్మాయిని నేను ముట్టుకోలేదంటే నమ్మండి umusore yakomeje kumubwira ati rwose wakabaye ndangira urikiro narebe అవేమి జరగలేదు ఒక్కసారి చూడాలని ఉందండి ati rwose impaderese yiwe wabufashije ati rero ise tutagira ngo aroroshye uwo mukobwa uri gushaka ntabwo yakorohera urikiro narebe రాక్ గార్డెన్ రెస్టారెంట్ కి తీసుకొస్తానులే నువ్వు ఫుల్ వాలెట్ తో వచ్చేసి సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ ati kabisa rero ejo nzajya muri resitora atuzaze duhurireyo ati ariko se uyu musore kubera icyo ari kwirukanka nyuma y'uyu mukobwa koko kandi atanamuzi ati ariko ntacyo ugaruke hakuno rero muri ya hoteli muri ya resitora ati muvande ati rwose ko ikiri kwirukira umukobwa cyane habaye ikiko ati njye nimara kumubona nta kibazo sasa rero bakiri aho ngaho yabonye uwaje ninde waje mu makote kaberege haya basi kaberege noneho ni umunsi atari ko Mana yanjye ko uyu nguyu se niwe kandi niwe Indu ati noneho nta kibazo reka tuganire ariko uze tujyane mu rugo ati nubwo nakwakiriye nabi ariko unyihanganire ati nyine urabona iyo habaye ikibazo tugomba kugerageza gukemura ibibazo n'uwo twabigiranye nawe ariko weho ubundi wabona ndi buze tukajyana gutyo gusa nze guhura n'umugore wawe se genda gatsinda ngewe urabona ngomba guhura n'umugore wawe sha genda sasa tukiri aho ngaho hari abavuye wa mukobwa icyo yakoze we yazanye abakobwa benshi gusa yo bose yabakodesheje kabisa ubu se aramenya iyi ndu hari indi urebe sasa umukobwa aje kumusuhuza aramukwepa ngo wenda kuzi aza kwisuriza abandi buri umwe wese ari kugenda amukora mu ntoki uko agenda akora mu biganza rero ari kugira arebe ngo kugira ngo arebe za mbaraga ko zakongera kumufata ni ukuvuga ngo ziramutse zimufashe rero yahita amenya ko uwo ari we Indu kandi uwo yari azi ngo baraziranye niwe bakabaye bahura nyirizina niwe uri gushaka atindu se ko ntawe wazanye ngo atindu atariko rero baje gufata ko kurya narebe mbese baje ku cyo kurya baragifekenya kabisa ati niko turabona bano bakobwa bose ibiryo turi buhe bari bibone ko nta Indu irimo uri kurwana n'iki bakoresheje izina rya Indu ngo barye ibiryo byawe sasa umukobwa yari ari hano yaje kubwira inshuti niko mpaguruka twigendere arimo aravuga ngo twaje kubasabiriza ibiryo muze twigendere kabisa atari ko mwihangane ati izi ni inshuti za Indu mubareke rero barye ati murye rwose mu bakobwa mwe nta kibazo ati ndetse duteye mwako nativu iruhande sasa hano rero barakwereka cya kivandimwe cy'uriya musore bari hano ariko narebe bari kubarisha fagitire urikiro narebe రేపు IMAX కి తీసుకొస్తానులే వదిలేండి
sasa rero nyine barakwereka hano వచ్చి ఎవరు లేకపోతే umusore n'umukobwa baje kuganira మీరెళ్ళండి నేను వెయిట్ baragananga ariko se ko yindi koko utigeze umuzana వెరీ క్లియర్. buri kintu narebe ఏ విధంగా చూసినా ఆ కోట ఆస్తులు మొత్తం మీకే చెందాలి. అతను కేవలం మీ చెల్లెలు భర్త మాత్రమే. అతనికి ఏ రైట్స్ లేవు. ఆస్తి మాదంగా కూడా ఏమీ చేయలేకపోతే sasa rero tukiri hano hariho abatangiye kuganira చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నాను. ati imitungo yose rero ni iyawe na mushiki wawe. రేపైనా సుప్రీం కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తాను. నెల తిరిగేసరికి ati imyaka 15 rero ishize ati iki kirego nakijyanye mu manza hirya no hino tutari twanahura. ati ndetse twageze no mu ati ndetse twageze no mu rukiko rw'ikirenga ntacyo tutakoze. ati uriya mugabo ni mubi. ati kubera ko uriya mugabo iyo afashe ikirego ntago ajya atsindwa. ikintu arebe లాయర్ గురించి వీడికి ఎలా తెలిసిపోయింది? ati nyakubahwa hariho abaje hari uwaje bamukurura gutya kurikira urebe. ati nyakubahwa ati rwose umuhungu wawe hari uri hano. ati nemeye ikirego cyanyu rwose ntago nari nzi ko bari mwebwe. ati munyihanganire mumbabarire ntago ndi bukomeze kugikurikirana. narebe atangiye gusaba imbabazi aca bugufi imbere yabo. ati rwose mbasabye imbabazi mfite umuryango wo kwitaho. ati munsabire imbabazi rwose kurikira narebe. ati rwose mumumbwirire mbabarire kurikira filime. nta bagabo ntibamwitayeho baramubwira ati yirukanke. sasa baramubwiye ngo niyirukanka acike arirukanka atangira gukizwa n'amaguru. sasa barakwereka bosi hano yakuyemo ishati. mu gukuramo ishati hari icyo yafashe hano yafashe icumu. mu gufata icumu rero nawe yatangiye kwirukanka. aramubwiye ngo niyirukanka acike. buri kintu narebe uwo yarabwiye ngo niyirukanke yamuteye icumu rimwe ako kanya rimwe gusa yamushyize hasi. kandi ugaramubwiye ngo ntakize ubuzima bwe ngo yirukanke. ati ngo inkurikizi mbega yakugezeho. ati ngewe rero ikintu nshaka ndakibona nta kindi kintu nitayeho. buri kintu narebe ati ntago nari nzi yuko ariko biri bugende rero. ati ariko hari byinshi tugomba gukemura. ati ibyo ni biki tugomba gukemura muhungu wanjye. ati hariho abavoka benshi cyane bagomba kubaho bagatanga ikirego. ati ariko uwatanze ikirego turamutse tumwishe ati nibwo twaba dutsinze ikirego. sasa tugaruka hano mu modoka. bari mu modoka. ati uriya ni wowe nkoreye wawe. ati twageze. umukobwa yaraseze ati papa turabeho rwose. barakwereka bosi bamuhaye icyuma. barakwereka agakobwa kakomeje kunyuraho. ati umukobwa nyine y'ururabo. igikobwa cyatangiye gusimbuka azana ururabo rw'umwana ukamusabye. kumbe bosi yakomeje kuroba. buri kintu arebe uturabo yaduhaye wa mwana. atirabeho kandi turabona cya bosi hano mu modoka. ati indira yabaye mwiza yarakuze. ati rero ndamushaka kubw'iyo mpamvu. ati rero mbere na mbere banza wice se umubyara noneho umushake mu ijoro rimwe. ati njye ntabwo mushaka mu ijoro rimwe. ati ahubwo ndamushaka ijoro n'amanywa buri gihe ndashaka kashyingirwana nanjye. yahise yica se ako kanya kugira ngo isi atazakomeza kumubangamira. umusore ni mubi cyane. ati ubwo upfuye rero biremera. ati ubu nta nzitizi igihari. ati icyo nshaka cyo kigomba kuba icyanjye. ikintu arebe basi tutagiye kure rero onkoreye umukobwa cyaramuteye. buri kintu arebe cyahageze kigabo kibi gusa
ati onkore ati wabayeho mu buzima bubi kubera ko papa wawe yaguhohoteye మొత్తం కాచేశాడు పాపం bikira ప్రాణం తీసింది ati yara rwose yagufashe nabi cyane ati yanze kumvira inama zanjye ati none kano kanya rero biramugarutse none arapfuye మీరు తప్ప ngo ఇంకెవరు ngwiki ati papa yapfuye onkore అన్ని మీవే ati arapfuye కలిసుండే అదృష్టం చాలా నాకు ukinarebe నాకేమీ అక్కర్లేదు. ati nta n'umwe nsigaranye kuri iyi si rero usibye weho ati ubutaka n'imitungo reka noneho ibi byawe ukakaronka nsigaranye ati ubwo rero rukomeze ati urakoze cyane rwose పిలుపు చాలు మావయ్య ati papa wawe yari umuntu mwiza ariko ibintu yabashije gukora ntabwo njye nabikunze ati mukiri batoya njye nabitagaho atari kiso yantandukanije namwe atari ku bundi inda ari he arakwereka sasa umukobwa akiri kuza ibisore byo muri karitsiye byaramunsangiriye babanywa tabi kurikina arebe atari ku wundi mukobwa ati rwose usa neza ati niwe wa mbere mwiza sasa barakwereka ఇవన్నీ కామనే wa musore yaraje kurikina arebe ati ariko weho kubera iki uhora uzana abantu nzi indu ari hehe ప్లీజ్ ati indu rero bamuteye ubwoba ntabwo araza kurikina arebe ati bamutesheje umutwe ntabwo ari buze umusore kureba bamutesheje umutwe yabagiyemo aya basi yatangiye kubakubita rero ati bamuteye ubwoba sasa yagiye muri bya bisore atangira kubizigiza kurikina rebe avunira mu mavi kurikina rebe ati ndakumaze ati nawe jya ku ruhande sha kirebe bose bagiyemo yabaciriye inkoni arabavutura koko arafita mwabajinga mwe muba mubuze umukobwa kuza hano kubera iki yabirukanseho n'inkoni kurikina narebe igikobwa kiri kureba undi nawe mu kujya gucika kuri moto kurikina narebe filimi atari kwe umugabo ari kudohora iki koko umusore nawe arakubita ikintu narebe umukobwa arareba gutya disi buri kintu narebe sasa muri ako kanya wa musore yaraje వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు రమ్మని ఆల్రెడీ ఫోన్ థ్యాంక్ యూ పార్క్ వస్తాను atariko ati mubwire rero yuko bose maze kubashyira hasi వస్తానంది కదా ఇక్కడికి buri kintu narebe ఓకే tugaruka hano ఏమండి షీస్ కమింగ్ ati rwose ఓకే ati ibyo nakubwiye niko bimeze ati muraza guhura humura igikobwa sasa mu kugenda kwereka mu kugenda sasa mu kugira gutya bari bagiye gukorana igisore cyagiye ku ruhande ati hoya ati gira hirya rwose ati ntabwo nshaka ko iyi ndu abona ndi kugenda negeranye n'undi mukobwa ati ndabizi indu akunda kurakara buri kintu urebe ati tekamo disitansi ati ugomba guhagarara muri metero ubwo ni ukuvuga nyine ngo ni nko muri korona mbese batanduzanya kugira ngo iyi ndu atagira gute ngo atasanga bari kumwe n'uwo mukobwa ngo arakare batangiye kugendera muri metero urebe ati sibwo birahagije ariko uri umusore ushimishije ati ubundi ukora iki ubundi baje hano ati ariko se weho ati kumva bimeze gutya urebe ఆ టైప్ అంటే మీరు అన్ని గుచ్చుకు చెప్తే కష్టం కొన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే sasa igisore cyatangiye kumubwira ati boroka mbega ati rwose were kunuka ఇట్లా ఇందులో ఆల్రెడీ ఏంటండి arakwereka ఏమైంది తనకి సంజీవయ్య పార్క్ అని చెప్పాను
ati ndu rero ntabwo nzi icyamubayeho ati ariko yagombaga kuza sasa bakwereke ikigoryi gusa నాకేం అర్థం కావట్లేదే నువ్వు హిందూ అని ఎందుకు చెప్పావు ati ariko se kubera iki utamubwira ko uri indu ati nimubwira ko andi indu nta mahirwe mba narabonye nk'aya ngaya ati kubera ko azakomeza yiruka ku nzozi ziwe kandi turi kumwe ariko ntabwo azambona nagombaga kubona ukuntu ankunda ya reka dukomeze n'akaririmbo kurikira umusore uri mu kazi ki ya arabizi nawe iby'abahinde agenda akorakora ku ntoki z'abantu bose ngo arebe yuko yabona indu umusore agenda agakora ku ntoki umukobwa wese abonye ngo ahari ngo yaba ari indu buri kintu arebe umusore yataye umutwe buri kintu arebe filimi kabisa umusore wibuke ni umunyabufindo bwe buri kintu arebe batangiye kujya mu ndoto bari kubyina bagira gute mubwira ngo aka gafilimi wagakunze nyine dukurikire kuri YouTube channel yacu cyangwa se kwiga ikigande mu kinyarwanda nyine andikaho twige ikigande mu kinyarwanda kugira ngo noneho nawe ubashe gukurikirana amasomo ati waransariye ati ariko nabyo ni byiza buri kintu arebe ati waransiriye rwose buri kintu arebe nkomeza kubasuhuza mwese mudukurikira uwakoze wese asanga atari indu sasa mu guhitamo yahisemo kwigira impumyi kugira ngo uwaza kumufata mu ntoki ngo amuyobore kugira ngo arebe yuko za maji zakora kugira ngo amenye ko ari indu buri kintu narebe ati rwose namenye kuba hano muri iyi paka cyangwa se buri kintu narebe ariko hose aza kuhashakira arebe yuko yabona umukobwa aho bamurangiye hose nakomeza kugenda amushakira buri kintu narebe atahari wenda se ahantu uri uratuje buri kintu narebe ati cyangwa se urimo uragenda wihishahisha ati wasanga ariyo mpamvu wenda ntari kukubona ubwira ngo ni papatigo buri kintu narebe bakomeje kurya isi ubwira ngo aka gahinde rero bakita Magadhera nkomeza kwa gutura udukurikiye nkomeza gusuza wowe Siboniyo uhereye aho ngaho i Nyakarambi DJ Siboniyo aho ngaho i Nyakarambi mu karere ka Kirehe aho ndagusuze nkomeza kugusuza wowe DJ wowe utuye aho ngaho ku karere aho ndagusuje DJ nkuru nziza ikintu narebe ati iyo mbonye abakobwa bose rero mba numva ko ari weho ati nabona barenga hakurya hariya ati nkibaza impamvu banyuzeho narebye ko ari weho buri kintu narebe n'inzozi z'umusore ni akaririmbo buri kintu narebe buri kintu narebe buri kintu akaririmbo మీ బావ రఘువీరమా మన ఆస్తి మనకి ఇచ్చేయడానికి వచ్చాడు sasa umukobwa mu kugera mu rugo అమ్మా ఇందు హైదరాబాద్ లో గెస్ట్ హౌస్ ఎలాగుంటే రాజస్థాన్ లో మన ati rwose muhure ati uyu musore witwa Ragu ati yagarutse ku bwacu buri kintu narebe ఏమైంది ఆస్తి మీద నాకు ఎప్పుడూ ఆశ లేదు బావా కానీ నాన్న మొహంలో ఇన్నాళ్ళకి నిజమైన సంతోషాన్ని చూస్తున్నాను చాలా థ్యాంక్స్ మామయ్య ఇక ఆలస్యం ఎందుకు రేపే మన ప్రయాణం రేపా ఓ వారం తర్వాత వెళ్దాం ati rwose wakoze kuba watumye papa yishima
urukino rero ati reka byibura tumare icyumweru twishimisha ati kwa ko hari ibintu byinshi nkeneye kubanza gutunganya twereke mu ijoro umukobwa aryamye mu ijoro sasa hari uwaje hehe uwaje rero wa musore yaje mu cyumba cy'umukobwa umukobwa aryamye asinziriye atangira kujya kumukoraho kurikira rebe sasa kiri aho ngaho hari icyaje umusore yikangamo sasa hari icyamubonekeye ataramukoraho kurikira rebe hari uwamwiyeretse yamweretse amurimbuye kurikira rebe arabura sasa mu kureba gutya ubona yuzuye amaraso amaraso atabura kurikira rebe niko mbaye kira ndi kurota cyangwa ndi muzima cyangwa napfuye afite ubwoba kinarebe twatinze bitekerejeho yavuze gora nimba gora kugira ngo hari n'uyu mupfumu sasa barakwereka yaje kuvuga umukobwa ati rwose naramukunze atariko ntago nashobora kumukoraho atariko yongeye kumukoraho mba numva hari umuntu ugiye kundimbura ati ndetse iyo bigenze gutyo numva mfite umujinya mwinshi ati kandi nkeneye umfashe mbona igisubizo ati ubundi kubera ikimeze gutyo ati rero bora ati nta kintu kiburirwa igisubizo ati buri kimwe cyose kigira igisubizo ati ibibazo byose ufite byose bifitiwe igisubizo umupfumu atera inzuzi kumbe mu gutera inzuzi rero arareba neza sasa mu kureba aravubiri mu kureba ari kumwe n'uriya mukobwa yatangiye kumubwira ati mu binyejana birashize turi kumwe n'uriya mukobwa atariko hari ikintu cyashatse kugutandukanya n'uyu mukobwa ati mu myaka 400 ati wahoze rwose uri komanda ati w'ingabo za Iduragara yagara ati yahoze ari ingabo umupfumu nibyo ari kumubwira ati rero amateka y'ubuzima bwawe ari muri iki gitabo ati ndetse warongeye uravuka mu myaka 400 atariko ibyo ntabwo nabyizera sasa mu kureba neza harimo na wa mukobwa wa mupfumu banza akaze we yatangiye kumwereka ibya kera ati none se uri kubona ibi ngibi ntacyo byibukaho koko ukinarebe పోగొట్టుకున్న దాన్ని దక్కించుకోవడానికి వీడు పుట్టాడు వాడు బతికుండగా ati rero urumva uwo mwamuhanganiraga ati yarongera agaruka uyu mupfumu afite imbaraga zidasanzwe kurikira urebe bivuze ngo uyu mupfumu rero hari byinshi azi kuri uyu muryango ati wavutse ku yindi nshuro rero kugira ngo uzongere uhure n'uwo mukobwa arebe ati kandi ndetse hariho undi wavutse nawe ukimara kuvuka kugira yongere yigarurire umukobwa ati kandi ndakubwira ngo aramutse akiriho ntabwo uzigera ugira amahirwe yo kubona uwo mukobwa kinarebe ati ariko rero uramutse utamurimbuye ntabwo wabona uyu mukobwa ati rero ahubwo tangira uhige uwo muntu uri kukubuza umukobwa umurimbure ati naho ubundi nutamwica ati nta mahoro uzagira mu buzima bwawe ati reka rero mugushakire ati ndetse nimuhura uzabibona ugaruke hano ati wabonye ati iriya farasi ari njye witwara abakobwa bose bajya bankunda ati ariko ubundi baze uguye hasi utaranayitwaraho gake cyangwa ufite umugeri ati ariko njyewe nkiri umwana natwaraga amafarashi none se uri kwiteranya imbogo n'ifarashi atarya ntabwo ari bimwe ati kubera ko utinya ifarashi rero
utazayijyaho ati ngewe nzajya mpora nitwara imodoka na moto ati naho wewe ujye wirukanka idogobe n'ifarashi అమ్మాయి గారు హర్షాన్ని వాడుతూ narebe bakomeje kuganira sasa tugaruke hano mu mujyi bosi yaraje hano narebe rero abaje gushaka wa musore ati mumushaka ahantu hose ati kandi mumumbonere hano barakwereka ati umeze utera kuri kino rebe ati cyari hano rwose ati bimeze ఏ డ్రామా కంపెనీ అని రంగుల చుడిదారు నెత్తి మీద పాగా దానికి ఒక బెల్ల bakomeje kuganira ati kabisa ndabona uri umuntu udasanzwe sasa ఇది ఎలా ఉన్నారా ati ariko se ko tubona uri mushyashya hano muri karitsiye n'ukuntu wambaye ati ubundi wowe uvuye ko mbona imiterere yawe iteye ubwoba tumbe bakiri aho ngaho nk'uko bamubwiye inuma zatangiye kuguruka sasa zikimara kuguruka bazanye ati deba we ati rero ati dore yahamagariye kuri iyi telefoni kumbe sasa mu guhamagara telefoni umusore nawe hariho uwamuhamagaye nawe ahita yitaba telefoni maze mu kwitegereza neza nawe yihamagaye yumva ni kopoze arongera ahamagara wibuka uyu musore nawe bamuhamagaye kuyivugiraho ntabwo byacamo kandi ari kuyivugiraho umuntu uhamagaye rero ari kuyivugiraho ati wongere uhamagare mu kanya ikigarebe sasa mukongera guhamagara rimwe sasa telefoni yanyuzemo kumbe iri aho ku meza bisobanuye yuko uwo bari bicaranye rero ari we yashakaga ikigarebe sasa ati umuginga arancitse sha ati mumunshakire ikigarebe yatangiye kureba yafashe icumu arabizi bosi niko ateye mu kugira gutya hari icyo yateye gihita kigwa mu mashanyarazi yahita haba siriko amaze kuba siriko abantu bose batangiye kwirukanka kuri kino rebe agize umujinya mu gutera atera mu muriro ako kanya rero bihita biba akaduruvayo sasa ni ukuvuga ngo buri umwe wese atangiye gufata inzira zitandukanye n'iz'undi bivuze ngo uwo yashakaga bitumye amubura kuri kino rebe sasa mu kugira gutya rero umusore barakwereka impande y'imodoka kureba neza ifarashi umusore hari ukuntu abigenza rero agafata ifarashi sasa mu kugira gutya hari uwo yafatanyeho nawe aribuka ako kanya tubibutse ngo iyo yafatanyeho n'uyu mukobwa hari ibimwinjira byamara kumwinjira hari ibyo yibuka agatangira kubibona mu nzira sasa yakomeje kureba wa mukobwa atangira kwibuka bari ibwami sasa mu kureba gutya imodoka yagiye kare mu kureba neza abona umwitozo sasa mu kureba inyuma abona ifarashi yibuka ukuntu ubundi yajyaga afatamo ifarashi atangiye ayiha umwitangirizwa aya basi baramukwereka yatangiye kwiruka abagenzi wibuka uyu musore rwose yari asanzwe ari uw'ifarasi atihagari kugendeho sasa mu kureba neza yiteye umubare mu kuyitera umubare ako kanya yahise ayifata aya basi yatangiye gukurikira ya bisi kurikina arebe yakurikiye ya bisi arebe wa mukobwa kurikina arebe sasa mu kugira gutyo rero umukobwa agatambaro yari afite umusore ari kumureba umuyaga waragahushye kava ku mukobwa agatambaro mukuza agahita gapfuka umusore umukobwa mu kureba asanga agatambaro ke umuyaga wakagurukije umusore mu kureba
అతను ఏమని yahise amubona kumbe ni wa mukobwa kurikira urarebe sasa rero umusore akimara kubona ari wa mukobwa nawe yahise yipfuka mu maso yahise yibuka ukuntu yamubeshye sasa rero umukobwa mu kureba ntabwo yamenye ngo ninde utwaye umwitero we sasa rero wa musore nawe arangije araza amunyuraho yirukanka umwitero we arawutwara umusore yamaze kwimenyera kumenya neza yuko uwo bari bari kumwe ari we Indo sasa rero nawe yatangiye kumutesha umutwe ati mereza agatambaro kanjye ariko ati mereza agati byanjye ati mereza ati nanjye rero reka nanjye nkafiringe ati nanjye noneho ndaza kumwishyura ati yewa yes arakwereka sasa tugaruka hano muri ofisi Hindu ati niko mukobwa ati nari nje kureba ati turaza kuvugana mu nyuma rero ndangije ikizami ati nta kibazo nushaka kubyihorere nari nje kuvuga ko nabonye Hindu kora ibizami byawe ati rero nini ati yabonye Hindu ati wamubonye ese kandi ati bwa nyuma na nyuma rero twahuje umutima ndetse n'imbaraga ati bayi rero tuzajya duha ati hoya ati Hindu ni njyewe ati nta kari dufite yo kugusohora ati banza urangize ibizami umukobwa kumbe nawe yari yarakunze umuhungu sasa mukuza gutya yaje ku idirishya igisore cyatangiye kuvugira kuri telefone ati rwose sheri ati rwose komeza umbwire ndi kumva ati iki ati umerewe nabi ati wabubajwe ni ibyabaye mu ijoro ryahise se ati ariko ihangane tuza nawe reka ati ibyo rero ugomba kwifata nk'ibisanzwe ati urabizi yuko nta wundi nashaka ubwo rero naje hano ku kigo ngo nshimire uyu mukobwa kuba yaraduhuje ati ariko nta kibazo ati kandi urabona ntabwo nta cyatuma mukunda ati duhurire kuri kondo kandana ati ndaje magusange ndi kumukina umutwe wibuke sasa umukobwa mu kureba yatanze aderesi y'ahantu agiye guhurira n'umukobwa sasa umukobwa nawe yatangiye kuba amapanzi sasa umukobwa yaciye mu idirishya ati niko Hindu ati none se kuteretse ishuri udakoze ibizami igisare barakwereka hano ati tebuka ati niko ati cyane neza sasa umukobwa kugera hano asanga umuhungu ari kumwe n'umukobwa ati niko ati uyu nguyu niwe Hindu ati sinzi ko nakubwira ati nabonye umukunzi wanjye ati nsoma ahubwo ati ari hoya ati uri ati ntabwo ari we ati Hindu ni njyewe ati kubera iki satabawe ati ho ntabwo ari Hindu sha ati Hindu rero arabyibushye ati ameze gutya ati wo ngo ntacyo amaze ibuke ni umusore ni imitwe yatetse kugira ngo nawe amuteshe umutwe sasa Hindu mukuza yaje afatanamo na wa mukobwa ati niko ati uno uri kuntwara umukobwa ati uri kuntwara umusore niko ati reka mbanze mwangirize ntazongera no kukunda kureba neza kumva imisatsi ni imiterano igisore cyarasetse sasa yamweretse ka gatambaro umukobwa yatangiye kwibuka disi ukuntu yamunyuzeho ari ku ifarashi ati mbega ati burya bwose urabona ati hangane mwana twagukinye umukobwa araseba ati niko aterega umukobwa yari yagize ishyari ngo nkufashe nakwica ngo ntware umugabo niko ubu si iyo usanga ari byo wari bubigenze gute niko ati noneho fata agatambaro kawe ugende kora ikintu arebe igikobwa kirivumbura reka tukwereke wagiye mu miziki noneho kurikiraho reka tureka akarimba mukumve rero ntabwo twayikuramo indirimbo rwose hano harimo akabiti keza reka mbareke rwose tutayikuramo reka tureke tuyumve tunarebe
ati rwose njyewe ubu nakubonye, ati ubu ngubu rwose ndi kumva iby'isi byose nabikwihera, kurikina arebe, ati rwose njyewe naba n'umunyemaji, ati kubera ko niwe naremewe, ati mva inyuma se, kurikina arebe, ati rwose were kunyangiriza, ati kubera ko ndamutse ntagufite ntabwo natuza, ati rwose ndagukurikira, kurikira unarebe. Barakwereka igikobwa cyatangiye kwishima giseka akaririmba, mubwira ngo mbese buri cyumweru ugomba kujya ubona agafilimi ku bwenge, buri gafilimi gashyashya kafashwemo na Papatigo, kurikira unarebe. Atekira nawe akagofero, kurikira unarebe. Ati rwose we mukobwa nkunda, ati ndabona umeze nk'aka karabo, kurikira unarebe. Ati rwose mba mbona ari weho umukobwa nawe, ati kurikira unarebe. Ati ariko ntugakomeze kunyirukaho, ati kubera ko nshobora kukwica mfite amahwa, kurikira unarebe. Ati njyewe rwose iyo nkoze ku bintu byose, ati mba mbona uri umucyo ugenda umurikira umusore. Igikobwa ati rwose, ati wowe umeze nk'inkuba ndetse n'umwuzure, ati umwuzure niwe uza ugahindura ibintu byose. Kurikira unarebe. Ati rwose twongeye guhura kuri uyu munsi wa none. చాలా అద్భుతంగా ఉందండి. చూసే ఇలాగ అంటున్నారు, కోట అంటే ఎలాగుంటుందో మా ఉదయ్ గడికి రండి చూపిస్తాను. Sasa ise umwana mu kugera hano abona hari umuntu uri gufata umukobwa wamukurura, yamukubita urushyi, ati niko wamugega, ati umukobwa wanjye uri kumushaka iki, ati papa, ati mureke. Ati umukobwa wanjye umukoraho nkande, waramubyaye sha, niko kumbe umusore mu kureba neza hari ibindi yabonye ari wa mugabo wa kera. Sasa umusore yahise azatangira gukubita se w'umukobwa, ukina rebe. Ati indu, ati nuwanjye, ati ndetse nta n'ikintu cyadutandukanya, ati nuwongera gushaka kudutandukanya, ati nzakwica. Sasa baraje bamumukuraho, ati mureke tumwice, ati mureke tumurimbure.
ati n'uwanjye ati mwere kumutwara ati n'uwanjye buri kintu arebe sasa umukobwa bamumukuyeho baramutwara buri kintu narebe ఈ విషయం నీకు చెప్పినందుకు sasa ati rwose papa ati mbabarire kuba ntarigeze mbikubwira ko nkundana n'uriya musore కానీ నన్ను సిన్సియర్గా ati rwose ibyo yavugaga kari agahinda ati ntabwo yari ari kwihorera ati rwose papa ati kuva na kera ati uriya musore yarankundaga harashi ati rwose sinzi ukuntu nabigusobanurira aka kanya buri kintu arebe sasa arakwereka umusore kuri moto ati nta cyamutandukanye n'uwakunda sasa నన్ను క్షమించండి hari uwamubonye aza yinjira sasa mukuza ఇందుని దూరం చేస్తారని భయం ati rwose muze ati mumbabarire ఉద్దేశం లేదు తనకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర ati nagize ubwoba yuko hari umuntu waba uje kudutandukanya na indu కానీ ఇప్పుడు అడిగేది నా హర్ష umusaza naramuga ati rero muracyari abana ati ariko indu akiri umwana ati nta kintu yigeze ansaba ati ariko umunsi yansabye yuko agushaka buri kintu arebe ati rero ubukwe ndabwemeye buri kintu arebe ఎందుకు ఈ sora arishima sasa iki kigabo cyabyumva జరిగిన దానికి మీరేమనుకో buri kintu arebe బాగుంది మామయ్య మంచి జోడి ati uyu munsi rero naje ndi mushyashya ati ese wari umuzaniye agatambaro ati kaze nkamukire మంచి మామయ్య మంచి అల్లుడు మంచి కూతురు మరి నేనే buri kintu arebe sasa mu kugira gutyo agatambaro yahise agashyira mu buri kintu arebe yahise atangira kunyiga wa musaza buri kintu arebe sasa yatangiye kugenda amunigisha ka gatambaro buri kintu arebe buri kintu arebe sasa ise w'umukobwa baramurimbuye sasa umukobwa mu kuza kureba asanga umusore ari hejuru ya se bivuzwe ngo umukobwa arahita abona yuko ari we wishe se buri kintu arebe ati rwose mutabare dore umuhungu yise se w'umukobwa kintu arebe sasa indu yahise agira umujinya mwinshi cyane ati dore rwose ati uyu musore ati nyiciye papa koko ati indu ati ntabwo ari byo ati reka ngusobanurire sasa bataramusobanurira batangiye kumusohora buri kintu arebe batangiye kumusohora nabi atarabisobanurira umukobwa buri kintu arebe ati uramwishesha sasa turakwereka hano baje bajyana umukobwa mu ndege bamutoroka n'ahari buri kintu arebe ati indu ati nyizera rwose ntabwo ibyo ari kumbwira byo kumbe ati mumujyane mu bitaro mugire vuba ati indege buri kintu arebe wibuke umusore ararengana నేనేదైనా కావాలనుకుంటే అది నాకు దక్కితీరా yatangiye kuvugana n'umusore ati mumunanize shati mumunanize atatunaniza gutwara umukobwa buri kintu arebe sasa turakwereka aho ngaho umusore yagize gutya akandagira ku ruhombo batwaraga inu z'amavuta umuriro utangira kwaka abandi bose batangira kwirukanka umuriro wagiye usatira kuri tanka irimo amavuta menshi sasa barakwereka ahantu hose hatangiye kwaka umuriro watangiye kwaka sasa barakwereka bose yaragarutse aze abanza ahanganemo n'uyu musore kugira ngo abanze amunanize umukino urebe sasa umuriro ako kanya wahise uturika umusore yahise afata ingabo ahita yikingira umuriro kugira ngo atarimbuka umukino urebe umusore ni umunyabwenge sasa cya bosi cyo cyaje kugwa hasi aho ku ndege umukino urebe umusore ni mapanzi byo umukino urebe మీరిద్దరూ ఎదురైనప్పుడు పక్షులు sasa noneho rero koko nk'uko umupfumu yari yabibwiye iki kigabo
nibyo koko ibihe byatangiye guhinduka inyoni ziraguruka ikirere gihindura isura kuri kino rebe kuri kino rebe umusore sasa noneho yaramuzi haya basi akiri muri ibyo umusore yatangiye kwizimya umuriro kucyura rebe sasa indu bose batangiye kuza ngo bamutabare bamujyane mu ndege kucyura rebe sasa bamwoherereje ibigabo tangiye guhangana nabo tangiye kubatubura kucyura rebe umusore wibuke mu munyembaraga bimeze gute sasa tarafata indege baramufashe kucyura rebe ati indu ati nyumva ati vayo urikiri narebe sasa rero yakomeje guhamagara indu yaje akurikira indege ati indu ati manuka urikiri narebe sasa umusore byatangiye kumuyobera abona indege yageze mu kirere hatayigeraho sasa yatangiye kuyiha umwitangirizo wibuke uyu musore ni umunyembaraga byo sasa yatangiye kugenda yirukanka kumbe mu kugira gutya yarasimbutse bagenzi afata hejuru apima indege wibuke arashaka kuyifata ngo umukobwa batamutwara sasa mu kugira gutya yarasimbutse umusore ako kanya indege yarayifashe barikira sasa ntabwo agomba kwemera yuko umukobwa bamutwara gutyo wibuke neza umukobwa we azi ngo umusore niwe wishe se kurikira unarebe sasa umukobwa byatangiye kumucanga ari kwibaza we bikamuyobera ntabwo ari kubyumva neza umusore niwe wishe se none ari no kumukurikirana sasa mukorera neza umusore yarahageze aracyamunaniza kurikira rero ati indu atizana akaboko ati mvaho uranyiciye papa mu kugira gutya kimwe ikiganza hari ibyamwinjiye sasa bikimwinjira yarekuye indege itangiye kumanuka kurikira rebe we akimara kurekura yatangiye kwibuka iby'ibwami yatangiye kubona iby'ubwami byabaye byose kurebe sasa barakwereka hano nakwereka mu bundi bwami ibyo byose nibyo ari kugenda abona ari kumanuka mu ndege sasa umukobwa yabonye umusore amanuka gutyo nuko yamanutse nta kindi yitayeho ahubwo yitaye ku byo ari kubona sasa agatangira kubona umukobwa ari umukobwa w'umwami sasa atangira kubona uriya uwo bahanganaga barakomeje guhangana kuva na kera buri kintu narebe ati rwose arakabaho arakarambaye igikomangoma buri kintu narebe ati bagore namwe bagabo ati ni mwebwe rwose mugomba kwizihiza uyu munsi mukuru ati w'igikomangoma cyacu buri narebe umukobwa ari igikomangoma buri narebe ibyo byose nikari kubyibuka sasa yaramanutse bya bindi bavuga ngo voka y'imbwa imanuka ihiye igisore cyaguye mu mazi buri narebe sasa hano rero mu bwami ho ati rwose ati uwo nguwo niwe muntu w'intwari yacu ati uwo nguwo arakwereka ati mu myaka 400 buri kintu narebe buri kintu narebe baracyavuga bategereje umusore uko yakamanutse yaguye mu mazi buri kintu narebe sasa rero kandi no kunzogera ndetse ukore na shaye ndetse utange na comment kuko uburyo kiba wabonyemo akaga filimi nyine rero bisobanuye ngo
gutegereza ikindi gice cya kabiri. Yari part 1 murebye, ni gutegereza ni ahangaha nyine tuzatangirira. Murakoze cyane nyine kuri wowe wadukurikiranye kandi tukubwira ngo wakoze kuba wari ufite.